zacu zidahwema kudukurikira nk'ibisanzwe muri kumwe na Emi. Ubusanzwe twabazaniye ibiganiro byiza cyane murabikunda, aho icyo umugore yakora kugira ngo ashimishe umugabo we cyangwa se nkumenyesha icyo umugabo yanga ku mugore. Uyu munsi rero tubazaniye ibintu bitanu. Ibintu bitanu ni ibintu bivuga ngo ese ni iki wakorera umugabo wawe kuba mukaba mwahita munatandukana ako kanya. Ibyo bintu bitanu rero icya mbere ni umwanda, icya kabiri gusesagura cyangwa se kutita ku mutungo, icya gatatu ni umugore udashima, icya kane ni gucuruza cyangwa se gukora ibintu ntibyunguke, icya gatanu kiravuga ngo guca inyuma uwo mwashakanye. Rero nimushaka kugira ngo ibi bintu tubyumvikaneho cyangwa se tubigusobanurire wumve uburyo ibintu bikorwa, ni ibintu tugiye guheza muri systeme zigeze nko muri 5, ariko niba utarakora subscribe kugira ngo ibintu byose bizakugeraho igihe cyose tubishiriyeho, ni umwanya wawe kugira ngo uyikore. Ndetse nawe wakoze subscribe tugira ngo tugushimire kuko niyo nkunga waduhaye. Kandi nimba wumva ibiganiro byacu bikunyuze, wibyihererana ngo bikunyure wenyine, bifata umwanya ubisangiza abandi, ukora share, like ndetse na comment. Tutabatindiye rero ntabwo byenda kumara iminota zigeze muri 5, tugiye kugera ku kintu cya mbere bita umwanda. Ndabizi mwese nimvuga umwanda nta muntu utawuzi, ndetse nimvuga umwanda nawe hagati yawe uhite witekerezaho uvuga uti mbese umwanda ngewe uyu mwanda bagiye kuvuga ngewe ubagungeraho iyi ngaruka. Nshuti zanje rero, nta mugabo udakunda isuku. Ninkubwira ngo nta mugabo udakunda isuku, ndabikubwira mu bintu bigeze nko muri 3 bitandukanye. Isuku ya mbere ngiye kubwira ni isuku yo mu mutwe. Wowe mugore nimba ufite umugabo ukaba utamuhereza care ngiye kukubwira ntugire ngo niyindi care, nuvuga ko nimba ugiye kuryama uri umugore. Ese nimba ugiye kuryama ni ryari wari wari ku mugabo ko nimba ugiye kuryama umanjije waca muri douche. Icyo ni cyambere. Ubwo ni isuku yo mu buriri, niyo isuku ya mbere duhereyeho. Nimugiye kuryama wiriwe mu mirimo itandukanye, wiriwe uri guhinga, wiriwe mu bucuruzi, wiriwe mu ngero zitandukanye, wiriwe mu bintu bitandukanye, ariko tayari umugabo aratashe nawe uratashe, mwirukiye mu buriri. Imagine iyo suku hagataho. Iyo ni isuku ya mbere mu cyumba. Iyo ni isuku ya mbere mu cyumba cyangwa se ni isuku yo mu mutwe. Ariko menya ngo iyo ufashe umwanya ukaja muri douche, umugabo wenda araho cyangwa se umugabo akabunwa urukwisiga amavuta, rukugira ute, rukwitaho mbese nkayo umugore, aravuga ati umugore wanjye afite isuku. Hari ibintu byinshi bita bihinduka aho mu cyumba, nawe urumva ibintu bihita biberayo. Ikindi kintu cya kabiri, kuko turacavuga ku isuku, ikindi kintu cya kabiri turavuga ku mugabo. Nuzabona umugabo wawe asohotse yambaye ipataro yanduye ntagire ikintu umubwira, akabibyirwa n'abandi b'uruhande, umva hagataho umugabo bazagufata nk'iki. Abagabo dukunda isuku. Isuku tuvuga rero ya mbere nakubwiye ngo ni isuku mu mutwe, ya kabiri ni isuku yo hanze. Isuku yo hanze yo ndayivugaho nyitindeyo, ariko nkubwira ko ntabwo ndakurengereza iminota 5 turuganira. Niba ufite umwanya ni iminota 5 gusabye gusa kugira ngo twibanire natwe. Ndakubwiye ngo rero umugabo, imagine umugabo aturutse mu rugo, arambaye ageze ute wenda harya yambarira mu cyumba, nangwa ari kwirukanka tayari arakase, ageze hirya, nimba agiye n'amaguru cyangwa se nimba agiye mu modoka, abantu ahuye nabo nibo bamubwiye ngo iyo shati wambaye reba ikintu kihari, cyangwa se iyo pataro wambaye reba ukuntu yanduye, shaka ukuntu wayihanagura. Ibyo bintu iyo umugabo bimubayeho kabiri gatatu ahita abona ko wa mugore nta suku agira. Isuku mvuga hagataho ni isuku yo kutamwitaho. Menya ngo mbese ngo ni umugabo asohotse mu rugo, asohotse yambaye ate, mbese ni smart, mbese okay. Necyagiye uzumva wenda ku bagore bagiye babikora nangwa se ku bagabo bagiye babikorerwa hari ijambo rishimisha. Iyo wambaye nk'ipataro cyangwa se wambaye nk'ishati cyangwa se wambaye ikintu runaka, ukumva umugore warakubwiye ngo sheri ibyo bintu wambaye ntago bijanye n'ukuntu naho ugiye, nangwa se ntago bijanye n'ibintu ugiyemo, hindura wambara aka kantu. Ibyo bintu bishimisha umugabo. Ikindi kintu cya gatatu ni cyagihe uzasanga twageze muri salo, duhereye mu cyumba tugeze mu nzira ko umugabo sohoka mu rugo, cyagihe uzasanga umugore akota kubyata wenda ubwanwa buraraye, ubwo bwanwa busokoze, nangwa se umusatsi ukureho kumaze iminsi utaje muri salo. Ni ibintu bizagaragara ko umugore akwitaho kandi nawe agira utashaka kugira ngo amenye isuku yawe y'iyo minsi. Tugeze muri salo, tugera muri salo uzasanga muri salo umugabo abakeneye kwicara ari kureba wenda ari kureba televiziyo se cyangwa ari kureba filime kutazigira nangwa se ari kumva na karadi. Ariko imagine ngiye uzagira muri salo
ukasanga umugore isahani agiye guheraho ibiryo ayihanaguje umwenda yahoze ahetse mu mwana cyangwa se ayihanaguje igitambaro. Ntabwo umugabo icyo gihe bizamushimisha, anarico gihe gituma akenshi abagabo badakunda kwicara mu mago yabo muri iyi minsi, biterwa n'uwo mwanda baba bari kwirengagiza. Mugore we ufashe umwanya kugira ngo wumve iki kiganiro cyanjye, nahawe kugira ngo urebe uti mbese ibi bintu Emmy avuze ni hehe binyubatse, ni hehe binyubatse, ni kugira ngo ni hehe bikubatse. Ndega ngo nkuganiza ngira ngo urugo rwawe rugende neza, urugo rwawe rugende neza, society nyarwanda izagenda neza. Hagati aho rero dukomeje kuvuga ngo isuku, twahereye ku myenda zambawe, ariko hari ikintu ntigeze mbabwiraho. Umugabo akunda kubona utwenda twe tuzinze turi hariya turi ku murongo. Abagabo yego tugira umwanda, niyo mpamvu tuba tubashinga kugira ngo mwe dukurikiranire isuku yacu. Iyo umugabo atasha afata imyenda agaterera hariya cyangwa se akamanika hariya, hari ahantu amanika imyenda yanduye, hari n'ahantu amanika imyenda imeshe. Hari igihe uzaje gusanga wa mwenda yafashe yavuyemo wenda wanduye, yavuze ati umwenda uranduye ntushire hariya, wazaje gusanga umugore cyangwa se uwo babana cyangwa se uwo bashakanye arawufashe awushize muri za myenda zigize ute zifuze. Nuvuga ko bitewe n'ukuntu umugabo ukunda ko murabizi, hari igihe umuntu aba afite umwenda akunda yitaho cyane, na ufata akawambara nicyagiye n'ibya binini nakubwiye, azagira hirya wongera bati umwenda uranduye bigize ute, ahite abona umugore we ikibazo cy'umwanda. Umugore we rero ikintu ngusabye, nimba wumvishe hari ahantu Emmy agukubye mu nkokora, kanda subscribe kugira ngo tubane ku kiganiro gikurikira. Tuzakurikiza ikiganiro kivuga ngo cya kintu nababwiye ngo ni icya kabiri, kivuga ngo umugabo wese yanga umugore ukora ibi bintu. Nta mugabo ukunda umugore w'umunyamwanda, nta mugabo ukunda umugore umuca inyuma, nta mugabo ukunda umugore utamwitaho. Ariko mu kiganiro gikurikira tuzavuga ku kiganiro kivuga ngo gusesagura umutungo. Nuko ko abagabo dukunda abagore bakora. Icyo kiganiro ni kugira kitazagucika, ngusaba kugira ngo ukande subscribe muri uyu mwanya kugira ngo tubane muri ibi biganiro 5 bijanye n'ibyo abagabo bakunda. Mbibutsa ko ibi biganiro nibirangiza nzababwira ese abagore bo bakunda iki. Ntari ngiye uzababwira ko sindi umugore, ahubwo murabizi mfite umutumirwa, mfite umugore tukorana ibiganiro, kuko ikiganiro twakoranye abantu benshi bagiye ngo cadukoze ku mutima. Twaganiye ku kiganiro kivuga ngo abagabo, igituma abagabo baje gusambana nuko abagore babo batabafata nk'ukuntu indaya zibafata. Bagira abagore inama bati mwabagore mwige kuba nk'indaya kugira ngo abagabo banyu batagira ute batabacika, kuko ngabagabo bameze nka roho, kandi roho itura mu mubiri ufite amahoro, ntabwo roho itura mu mubiri wanduye. Nahawe rero kugira ngo ukore subscribe, kibisanzwe turabakunda cyane kandi ni ukuri muri agaciro, kuko niba tumaze kurebwa n'ibihumbi 3500 ni ukuri ni by'agaciro, nta n'ukuntu twabona ukuntu tukabivuga, ahubwo